Munaho Jay Squeezer yemeje ko yatewe n'abagizi ba nabi aho yaratuye muri leta ya Arizona maze bamusigara interi. Yagize ati nari nishwe rugira niba unabaye mana urakoze ku bwa none. Aya ni amagambo ya Jay Squeezer yapostinze ku mbuga nkoranyambaga ziwe. Niba inkuru aribwo bwa mbere yumvise akariko kanya kawe kugira ngo wumve imvanvano y'ibyabaye. Mbibutse ko cyari kiganiro inkuru mu binyamakuru mugezweho nanjye Steven ST20. Iyi ni ST20 Media Lab. Mbaye ikaze. Kambale Wironja wamaye nka Jay Squeezer cyangwa Kasuku ku mbuga nkoranyambaga ze yatewe mu rugo aho yaratuye muri leta ya Arizona muri leta zunze ubumwe za Amerika, ndetse yatewe n'itsinda ry'abagizi ba nabi baramukubita musigara intere. Ibi byabaye mu ijoro ryo kuwa 12 rishyira kuwa 13 Mata 2026 nk'uko yabihamirije igihe ko yatewe n'itsinda ry'abasore batatu bari bitwaje intwaro. Icyakora Imana igakinga akaboko bagasiga batamutwaye ubuzima. Ati ryari itsinda ry'abasore batatu, babiri bari bafite imbundano, undi afite ikintu kimeze nk'umuhini. Bamubise bya nyabyo. Icyakora nibagera ku mugambi wabo kuko Imana yandinze. Kasuku ahamya ko bamukubitaga nubwo bari bipfutse atabashije kumenya abari bo, ariko amagambo bamubwiraga yumvikanisha umugambi wabo wo kumwica. Ati bankubitaga bambwira ngo turagukubita ku buryo nuramo kugeze no mu ijuru, niba uzabyibuka. Ni muri mu bihe byo kwibuka, niba uzabyibuke. Kasuku yavuze ko abagabo bamwinjiranye mu nzu nyuma yo kwita abakozi bajyana ubutumwa mu ngo z'abantu mu gihe bari bageze iwe, cyane ko atuye ku muryango ureba ku muhanda. Bahageze hari gutambuka umukecuru baturanye wari ufite imbwa. Uyu musore uzwi ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko umukecuru wari ubonye umuturanyi watewe n'abantu bipfutse mu maso yegereye umuryango bari bibagiye gukinga, maze umwe muri babagizi ba nabi aza kumwikanga bahita basohoka biruka. Nyuma yo kubona inubayeho, Kasuku yavuze ko yamaze kubimenyesha polisi ndetse yiteguye kuvugana n'ubuyobozi bw'inzu abamo kugira ngo arebe ko yarindirwa umutekano. Mbega inkuru ibabaje. Ati nari nishwe rugira niba unabaye amana urakoze ku bwa none. Aya ni amagambo Kasuku Jay Squeezer yashyize ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'ubugizi bwa nabi. Nanyereka sozenyo mbabwira ngo mukomeze kugira umunsi mwiza ndetse n'intangiriro nziza z'icyumweru. Mbibutse ko icyari kiganiro mu binyamakuru mugezweho nanjye Steven ST20. Iyi ni ST20 Media Lab. Tuzasubire.